byazana izindi santima kugira ngo babe baryamana. Ariko iyo prank mwayibonye ariko abenshi comment mwagiye muteraho kuri la video mwagiye muvuga ati Nyambo muratubesha wowe na Titi murakundana, n'ubundi mwebwe muranakundana, muba muri kutubesha. Abandi baravuga ati mwebwe sha muba mudufera, muba mutubesha, mbese nyine nta bya prank mwebwe muba mutubesha. Abandi bati hari indi comment nabonye ivuga ati n'ubundi murabinoza wana mwebwe Nyambo na Titi muba muri kutubesha, mwebwe n'ubundi murabinoza muraho cyane kandi mudakundana, sibyo? Nizere ko muri kumva aka kantu, wisanzuraho cyane kandi mudakundana. Ukaba umusabye kuba yakorera prank Titi ngo baryamane. Abafana ngo nibo babisabye. Abafana rero barabisabye ngo Nyambo akorere Titi prank, Nyambo aze gusaba Titi ko baryamana. Abagore bafite abagabo, abagabo bafite abagore, abakobwa bafite aba boyfriend, abahungu bafite aba girlfriend. Mwireho neza, nizere ko mumeze neza. Twinjiye muri Traffic Love Story y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku bantu babiri, Nyambo ndetse na Titi. Nibo bantu tugiye kuvugaho uyu munsi mu kiganiro cya Traffic Love Story. Mujya mwibaza kuri Nyambo ndetse na Titi ati se naba besto, abandi bakavuga ati abangabo barakundana, abangaba ni abantu bakundana. Ariko nyine naje kubivugaho kandi mvuge no kwijambo risobanura best, umubesto, nyine ukuntu mu bivuga ngo no mubesto, ngo Nyambo ni besto wa Titi, ngo Titi ni besto wa Nyambo. Ibyo bintu nibyo ngiye kuvugaho hano. By'umwihariko mwibutse ko ugomba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye bya Traffic Love Story. Traffic Love Story rero yaje kugira ngo ijye ifata abantu bakundanye kira cyangwa se amakosa yagiye aba mu gihe cyashize ariko yo mu rukundo tukaza tukayavugaho hano kuri Traffic Love Story. Traffic Love Story rero ni yanyu, making sure ko wakoze subscribe, then dukomeze n'ibindi bintu byinshi kandi ibintu tuzagenda tubikora neza fresh. Ndahari ndo wanyu, nitwa TJD, twaje muri Traffic Love Story. Rero mwibazaga kuri Nyambo ndetse na Titi ati ni umubesto wundi, ati Nyambo ni besto wa Titi, Titi ni besto wa Nyambo. Hari abantu bavuga ko abatwihishemo cyangwa se bavuga ko bakundana, burya bari abantu atari aba besto gusa ahubwo banakundana. Cyangwa se hari n'abandi bavuga ngo ibyo ni ibibazo mwagiye mwibaza cyangwa se mwandika mu makomenti nagiye mbona ku ma video y'aba Titi, ku ma video besi nyine ari ama video babashizeho bakoze prank. Izo ni comment nagiye nsoma ndetse ndagenda nongere nzisome mwumve ese birahurira he. Izo comment mugenda mutanga muhereza abanyambo mubabwira ati muratubesha, tubona ahubwo mwebwe munaryamana, ahubwo ntabwo mbese nta nubwo murakundana, mwebwe muba muri kutubesha. Uyu munsi ngiye kubakuriraho urujijo mbasobanurire n'ijambo besto icyari cyo. Iyo abantu ari aba besto, sibyo, iyo abantu ari aba besto baba bakundana ariko uwo muntu ashobora kuba yavamo n'umukunzi. Iyo abantu ari aba besto baba bakundana, rwa rukundo rutari hejuru cyane, hahandi nyine nimukenera ndamubona, ningira akabazo runaka aramfasha, ningira ikibazo runaka aramfasha, mbese nyine akagufasha, mbese aba ari nk'umupartner wawe. Ariko ntabwo muba mufite urukundo rwa rundi nyine ruvuze ngo ni rwa rukundo ruri hejuru cyane. Gusa bishobora kuvamo urukundo nyine mukundana
hahandi mugera naho nyine mwiyumvanamo mukaba mwashyakana mukubaka. Rero si Nyambo na Titi babikora bonyine, hari n'abandi babikora benshi cyane mutazi, uvuga ati uyu muntu ni best wanjye nyine kwa kundi muba muri nko ku ishuri wenda urugero, cyangwa se uri mu kazi runaka, mukora muri kampani runaka, ukaba ufite umukobwa cyangwa se igitsina gore cyangwa se igitsina gabo wisanzuraho cyane kandi mudakundana, sibyo? Nizere ko muri kumva aka kantu, wisanzuraho cyane kandi mudakundana, ukaba umwisanzuraho, ukaba umubaza ikibazo cyose ukeneye akagusubiza, nawe akakubaza ikibazo cyose akeneye nawe ukamusubiza, ndetse mukaba munakorana akazi neza cyane kandi bitabicira akazi, kandi nta n'ikindi kintu kigomba kubizamo. Gusa hari ababesto bagakundana bagashakana bakubaka urugo kandi rugakomera, ariko hari n'abadashakana bakaba ari inshuti zisanzwe ziri aho nyine zifashanya. Umwe nyine akeneye ikintu, wenda amafaranga runaka akayamuha, akeneye support runaka nyine akamufasha. Iryo jambo besto ndigira ngo muryumve neza, ntabwo baba bakundanye. Aya makomenti mwagiye mubona kuri channel ya Titi ndetse no kuri channel ya Nyambo, nabonye bafunguye YouTube channel nshyashya yitwa Nyambo na Titi, bashizeho prank ivuga ko prank yaririho Nyambo ngo bari bamusabye kuba yakorera prank Titi ngo baryamane. Abafana ngo nibo babisabye, abafana rero barabisabye ngo Nyambo akorere Titi prank, Nyambo aze gusaba Titi ko baryamana. Nyine nk'umubesto we yabikora ngo arebe ko umuntu baba bari kumwe cyangwa umuntu bafashanya mu buzima bwa buri munsi ko hari icyo yiyumvamo cyangwa se hari emotion yagira kugira ngo babe baryamana, cyangwa se bibe byazana izindi santima kugira ngo babe baryamana. Ariko iyo prank mwayibonye ariko abenshi comment mwagiye muteraho kuri la video mwagiye muvuga ati Nyambo muratubesha, wowe na Titi murakundana, n'ubundi mwebwe muranakundana, muba muri kutubesha. Abandi baravuga ati mwebwe sha muba mudufera, muba mutubesha, mbese nyine nta bya prank, mwebwe muba mutubesha. Abandi bati hari indi comment nabonye ivuga ati n'ubundi murabinoza wana, mwebwe Nyambo na Titi muba muri kutubesha, mwebwe n'ubundi murabinoza, muratubesha cyane. Nyine izo ni comment nagiye ndeba, nagiye nsoma kuri channel ya Nyambo na Titi. Gusa hari n'izindi comment zagiye zinyuraho ndetse nagiye mbonesha n'amaso yanjye. Rero ku ngingo nyamukuru yarinzanye hano ni ukukubwira besto icyari cyo. Besto ni wa muntu muba muri kumwe, sibyo? Ni wa muntu muba muri kumwe, uwo muntu akaba yagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, kandi ari igitsina gore nawe ari igitsina, mbese mudahuje ibitsina. Mudahuje ibitsina ni wa muntu nyine muba muri inshuti mudahuje ibitsina, uwo muntu aba ari besto wawe. kandi uwo muntu nta nubwo bumukunda urukundo rwa nyarwo, rwa rukundo nyine mwumva ko mwashakana, ahubwo ari urukundo rusanzwe. None si kankubaza, ntabwo uba ufite nawe uzabigenzure neza mu kazi, nta muntu ufite wisanzura kandi w'igitsina gore ukamubaza icyo ushaka, kandi nta n'ikindi kintu unagamije. Wenda ntabwo ngewe ndi kuvugira Titi na Nyambo gusa, bashobora kuba banakundana, ntabwo mbizi, bakundana rwa rukundo rwa nyarwo, bakaba badupirata bakatubwira ngo ni ababesto, ariko
njyewe ijambo nari ngiye kubasobanurira ni best. Ijambo best ni inshuti muba muri kumwe mudahuje igitsina. Ni inshuti muba muri kumwe mudahuje igitsina, mugakundana mutagamije kubana, mugakundana mutagamije kuba mwaba basheri. Gusa ishobora guhinduka, emotion zigahinduka, ukavuga ati ariko uriya muntu duhorana, uriya muntu duhorana, uriya muntu twirirwana, ndabona urukundo rwavamo rwiza, ndabona twakundana cyangwa se twarwubakana rugakomera. Ukaba wanamwegera ukamusaba ukamubwira ati niba udafite sheri twakundana gutya na gutya. Ariko ijambo besto mubyumve neza, ntabwo ari abantu bakundana cyangwa se abantu bari mu rukundo ngo mwumve byacitse. Nagira ngo nkurireho abantu urujijo, babona Nyambo na Titi bakavuga ati bari abantu barakundana, bari abantu barakundana, bari abantu barakundana, bari abantu barakundana, bari abantu baratubesha barakundana. Urwo rujijo nirwo nashaka kuba nabakuriraho, nibwo nashaka kubabwira besto icyo ari cyo. Rero mwibuke ko turi kuri Traffic Love Story, kora subscribe nimba turayikora, kandi ujye ukunda kureba amavideo ari hano kuri Traffic Love Story. Mugire vuba 2025 ni ngotya twaje kandi ntabwo dusubira inyuma. TJD ndahari always every day nzabahereza video, kandi video nziza. Nagira ngo mbasobanurire ku jambo besto. Bye, ndabakunda cyane kandi mwirirwe neza, murare neza, tubanane ku munsi w'ejo. Dutangiranye n'akantu kavuga ngo abagore bafite abagabo, abagabo bafite abagore, abakobwa bafite aba boyfriend, abahungu bafite aba girlfriend. Nizere ko mumeze neza. Nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu bimeze fresh, nizere ko ibintu bimeze bien. Bye. Imana ibarinde. Bye.